no dukurikije ibyegeranyo byakozwe Katumbi bari bamuhaye icyegeranyo cyo kuba yabona amajwi 69 n'ibice bibiri. Umusaza Tshisekedi bari bamuhaye ibice 18 kwijana nibyo yagombaga kuronka. Fayulu ibice 10. Hanyuma wa kane agombaga gukurikiraho ni umusaza witwa Dr Mukwege, we ari ni 0.9 nta nubwo agera kuri 1%. Abo nibo bita ngo bakomeye abandi bane. None ikibazo cyawe kiravuga ngo ninde ushobora kuyegukana. Nkurikije iyo sondage cyangwa ubushakashatsi ni ukuvuga ngo wakabaye yegukana ni Katumbi cyapwe. Ariko niba ari uko bimeze ayegukanye byakunda keretse mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Mu kanya gato nibwo twari turimo tureba ibijyanye n'amatora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukabona ko hagiye hazamo inenge zimwe na zimwe. Nibyo koko hari hamwe na hamwe hatabura inenge. Pastor, n'amahoro? Ya turaho turashima Imana. Twiringiye ko namwe muri amahoro. Imana ibaho umugisha cyane. Wakurikiye ibi bintu by'amatora muri Kongo? Ya ntabikurikiye ndabyumva. Kandi bijyanye na porogaramu mpuzamahanga ku isi yose, amatora uko yaje nuko akorwa ku isi ni igihurisho cyazanywe kubw'impamvu zateguwe. Wabonye bimeze bite muri Kongo? Amatora araza kuba mu mahoro no mu bwisanzure nk'uko abaturage babyifuza? Ashobora kubaho wenda ntihagire n'ikibazo, ariko mu bwisanzure bwo ntibishoboka kuko hagomba kubamo focus ko yariganya. Numvise yuko habayeho abapadiri n'indi miryango ikorera muri Kongo yigenga ijya gukora uburyo bwo kuba indorerezi, ariko ntacyo yahindura ku cyaba cyakozwe. Usibye ko uko byagenda kose abanyekongo ubundi biterwa n'abantu biterere yabo. N'abo abanyekongo bo iyo bavuze bati baranze bakavuga ati uyu nguyu yatsinze nta kindi bakora no kuyoboka nyine bakiberaho, kuko uko babona nuko bashaka amahoro, kandi amahoro bashaka umwanzi w'isi n'ijuru wanga n'Imana kanga n'abantu ntabwo yabifuriza, ndetse arifuza yuko bashira bagapfa bakavaho, kandi bafite ubutaka bwabo bwa kiriya gihugu abantu bari hari resources nyinshi. Buriya ntabwo bitandukanye cyane n'ukuntu aba Red India bapfuye, Red Indians uko babishe bakabamara kugira ngo kiriya gihugu bakigarurire, kuko iyo kitaza kwigarurirwa nabo abanyaburayi ntibajya gukomera. Uburayi bukomeye kubera ubwisanzure kuko barigaruriye isi bakayitura, kandi abanyaburayi nibo batojwe kwinjira muri wa mugambi wa Illuminati wo kwigarurira isi, nk'uko n'ubundi bari baratowe. Imana yishimiye yuko batorerwa mu kuba bamaze ubutumwa bwiza ku isi, ariko byarangira Satani abyijemo ahubwo bakoresha kugira ngo basohoze imigambi yabo mibisha ku isi. So rero ibyo bakoze muri Amerika ya ruguru, mu North America, no mu Amerika zombi,
America's New World, bakayifata yose bakayihindura uko bayikoze, bakayitura bo ubwabo, ahubwo bagatwara abirabura kujya kubakoresha ubucakara hariya, abasigaye bakaba n'ubundi babafata nka second class citizens, cyangwa nk'abantu baciriritse batameze nkabo. Kandi ibyo none bigakorwa muri wa mwuka wo gukomeza kuzana amakimbirane n'inzangano mu nyoko muntu. So nabirewe niko bimeze. Congo nigeze kubivugaho hambere aha, Central Africa yose uko imeze ntabwo bashobora kuba yagira amahoro, kuko ituwe n'abantu, hari amashyamba, hari ubutunzi bwinshi bakeneye, kandi bagomba kuba bakontora badafite imbaraga zibahakanya cyangwa zishobora kubatera ubwoba. Wowe nk'urugero, wambwira impamvu MONUSCO kuba hariya? Ahubwo yongerewe manda umwaka umwe. Yongerewe manda. Can you believe that? Kandi birukanye East African Community, hajemwe bariya. Bongereye manda MONUSCO. Kuko MONUSCO ifite inshingano. Ifite inshingano zimeze zite? Izo nshingano zayo ni ugushyiraho ikintu cy'ucyuka cyo kubeshya, noneho aho bacukura mu biyaga agaciro bakahabashyira bakaharinda, none bamara kuharinda agacukurwa nta nkomyi. Niyo mpamvu babongereye. East African Community yari ihari ifite izindi nshingano kandi zitajyanye n'inyungu zabo. Icyo bavuze ko mu mpera z'uyu mwaka wa 2023 uyu mwaka wongerewe muri gahunda ya pull out yabo. Mu kwezi kwa 12 kuturimo, ingabo za MONUSCO zizatangira kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zizatangira kuvayo ku buryo bizajya kugeza mu kwa 7 kwa 2024 bose. Ubwo se bongereye umwaka ntabwo zishobora kuhava, kuko ibiza gukurikira amatora nayo ntubizi. Ibiza gukurikira amatora ahubwo bizaba necessary kugira ngo bahagume. Kandi abakaye bahaguma bo kuba barahavuye. Genda kubwije uko narakubwiye, kuki Ruto, President Ruto ibyo yavuze, avuga ati namushaka guterera abaturage bari hano n'abavandimwe bacu, hanyuma akaba uwa mbere gupuringa out, batigeze bakora n'inama ngo bakore na handover, akavamo mu bintu by'igitangaza. Niki cyabikoze? Ni instruction ni itegeko ryamuha ngo please listen, ingabo zawe banzu zikuremo. Kuno zikuramo niyo backbone y'ingabo za East Africa, leta bishwanyuka. Niko byagenze. All of a sudden hose baragenda, no kibazo cyahabajyanye. Ese cyari igiki? Umwaka bahamaze n'abahaguye n'abaharwariye byabamaze iki? Kuki se bari bamaze imyaka igera ku myaka 40, ijya muri za myaka 30, kuki batahava? Abantu bakigaragambya bene igihugu, ariko bakakora manuva zabo bikarangira abantu kandi bahasigaye. Ubu ngubu rero kuvuga ngo barahasi, kuki se ngubu babongereye icyo gihe? Iyo ngo ni pull out kandi ibibazo bigiye kwiyongera. Ubuse kuki se bashakaga ngo UN igende, East Africa igende, kanyuma haze SADC zikora iki? Je ndibwira yuko ntabwo nibwira yuko that guy afite ubwenge butashobora kumva no kumenya ukuri. Ndavuga ati sekete, ntabwo wavuga ngo uhamagaye ingabo zivuye hanze ngo zije kurwana n'abantu bari imbere babene igihugu barwana nawe bafite ibyo bapfa nabo. Ibyo twarabibonye abantu benshi bigeze kubigerageza ko ntabwo byabafashije. Ingabo zaje ndagize kubona muri Uganda haje ingabo za North Korea ziza kurwanira kuri Obote, ziramufasha ariko ziratsindwa. Tanzania irwanya Idi Amin yazanye aba-Palestine, yazana n'aba-Libya, ariko baratsindwa. Kuko bene igihugu ntabwo bafite ibibazo byabo, ntibashobora kubyinjiramo bizakunda. Ikindi ntabwo bashobora kwemera casualties z'abantu bapfa mu bintu bitari ngombwa. Cyane cyane uri umuntu udafite izindi nyungu ukurikiye. Uwemera abantu bagapfa n'ufite inyungu akurikiye, kandi nawe utashobora kureka kuko afite mu cyo ashaka kubona. Ariko bishingiye byane by'ubutwererane ntabwo byakunda. So rero ibyo ngiye mvuga nti kuri urwo ruhande nkavuga ngo ntabwo Loni izahakomeza ko impamvu amaze imyaka irenga 20 irajya muri 30 iyo myaka kuva muri 2017 no mu cyamagana 1987 ndibwira. Kuva icyo gihe kugeza none imyaka irarenga 26 cyane irindwi. Kuki se bimeze bityo? Ni muri 97 bigiye ku myaka 20 n'ingahe?
27 cyangwa n'itandatu. Iyo myaka iri aho ngaho, barahari kandi nta musanzu wabo. Abantu barapfa, buryo uzi ikintu bakora mu murimo wabo ni ugutanga amaraporo y'abapfuye. Gutanga amaraporo y'abapfuye, imibare uko igenda yiyongera n'abava mu byabo, nicyo bashinzwe gukora, kugira ngo ba nyir'ubwite bashaka yuko abantu bashira barebe progressive ibyabo bikorwa. Icya kabiri ni ukurinda sites cyangwa ahantu hanyuranye aho bacukura amabuye y'agaciro. Pastor, reka tube tugarutse gato kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'amatora mbere yo kujya kuri MONUSCO n'ibyayo. Nabonye ahantu muri Bunia haramukiye urusaku rw'amasasu, abantu bitwaje intwaro bateye site maze bangiza ibikoresho by'itora birimo impapuro z'itora n'imashini. Abo ngabo bitwaje intwaro se ni bande? Abo ngabo bitwaje intwaro n'ahandi uzakumva bahari. They are state agents. Niba bafite interest mu gushwanyuka kwa biriya, nuvo ni abakozi ba leta. Niba bafite kuko baza aho muri Bunia ni ahantu abantu baturage bahura bazi bahatuye, ni abantu bitwa abahema n'abarembo. Abo bantu barazahajwe n'intambara, nta bashobora kumutekereza ngo bamwishimire. Ubwo rero ngabo amatora intuza y'amajwi yabo agomba gupfa bikaburiramo. That's part of the electoral rigging. Uburyo bwo kuburiza amatora. Niyo mpamvu nkubwira nti aya matora icyo ashinzwe no gukora ibyo bita mu Cyongereza the legitimatization of the status quo. No gukomeza guhesha amategeko, kwemerwa mu mategeko kwa system iri ku ngoma. Ibyo gihe ntekereza nibyo birimo bikorwa, n'ahandi biraza kuboneka, haza kubera out of chaos, kandi ntacyo bizahindura ku kigambiriwe ba nyir'ubwite bashaka, kuko ntabwo bashaka demokarasi. Naho uburyo bakoze muri Egiputa iyo bita Muslim Brotherhood wayiyoboraga witwa Mohamed Morsi, arimo aragutegeka, bamuhise bamukorera kudeta. Bamukoreye kudeta uriya generali Abdel Fattah al-Sisi, ubu ngubu yashyizeho amatora, ubu niwe watsinze. Ubwo se yakoze iki gitangaza? Avanyaho ubutegetsi abantu bitoreye, ateguye amatora, agiyeho arongera atugira ngo ni nk'ubwa kabiri b'amatora. Those people are playing on our minds. Ntabwo bemera bivuga abantu, sinzi impamvu abantu n'abantu bacu b'intiti bakomeye ku isi batumva yuko ibyo bintu mu by'ukuri ari ibinyoma, ari umukino. Abantu bacu basanga bagiye Burayi ko niho baturuka, kandi n'ibi bituruka usanga niho bavugira, bagaragaza ngo demokarasi, ngo ibiki byose bavuga ibintu. Demokarasi siri hehe? Ariko Yesu ni umukiza gusa, cyo nabonye. So kubera izo mpamvu rero uwo nkwaye urugero, icyo bashaka nicyo ubundi icyo bashaka ni ugutuma abantu ibyo bashaka bikorwa. Irago biriya bintu by'amatora uzi yuko bo ubwabo barabizanye imyaka za 60, hajyaho leta abaturage bitoreye nationalists, abantu bariho bakunda igihugu b'icyo gihe, barwaniraga ubwigenge nka ba Kwame Nkrumah, ba Lumumba, ba Rwagasore, bahe. Those guys kuki barwaniraga ibyo bintu? Babirwanaga bashaka umuntu wasurvivize biriya bintu w'umunationaliste w'icyo gihe ni Nyerere. Niyo amaze gupfa, I mean baramwihoreye. Ngiye nkibwira yuko yari imbere muri Kiliziya Gatolika cyane, ari umutoni wayo, so niyo yamurinze, kugira ngo ashobora kuba ari n'umujesuite nk'uko abantu batabizi. Arahaba, ariko bariya bandi bose wabonye iherezo ryabo, cyane cyane abitwaga abasocialiste, kandi barwanaga ku cyo kuvuga yuko bashyigikiye kurwanya ubutegetsi bw'abagashaka buhake. Abo bantu bose nta wabayeho, bemera kujya bakoresha za kudeta, bakoresha ibisirikare, kuko ibisirikare babaga babizi, officers babaga aribo babahaye trading, nk'abariya Sassou Nguesso. Buriya ni umuntu w'Abafaransa kuva kera, nibo bamutraininze, nibo bamureze, nibo bamuremye. So he's their guy, kimwe n'abandi nk'abariya ba Bongo n'abandi bose bagiye bakora ibintu nk'ibyo.
n'aba eyadema n'abaki bose abo mu buto bose nibo babaremye. Kubarema sivuga mu kubarema mu buryo biri biological, ariko ndavuga mu buryo political life yabo no bayirimo. Kugeza ryari? Kugeza ejo bundi muri za 90 ubwo bafataga gahunda yo kuvuga ngo no, ibi bintu nibigarukira aha, turashaka yuko mwadapta ikintu gishya, turi mu isi nshya, kandi kuko isi nshya bavuga niyo ngiyo, isi nshya bavuga n'ubundi ya Satani bategura yitwa New World Order, nibo babitegura bakagutekereza ngo noneho bya bindi mwakoraga, no turashaka amashyaka menshi bayavugira mu bantu ubwabo bagize bate biremeye, kuko bazi neza yuko Bibiliya ikivuga mu Migani 28 umurongo wa 2 amagambo akomeye agira ati, uko Bibiliya yo ikivuga buri gihe kiba cyarateguwe. Bibiliya iravuga ko mu 28 iravuga ngo igihugu kigira abami benshi kigira amagomerane, ngo ariko umuntu w'umuhanga uzi ubwenge agitera kugubwa neza. Ruvuga ngo abami benshi, abami babaye benshi, ngo jewe njobora mfite abantu abanabageshiwe n'abantu n'aba mukajya muri parliament mugahora musakuza, bamwe bashaka kugushamwe abandi. Ibe n'ibyo bintu none abandi bari hanze bagatangira kujya inyuma ya za leta. Nk'ubu ngubu bafite ukuntu bandamayininga state authority mu bihugu. Iryo jambo raryumvise, undermining state authority bivuze iki? Bivuze guhungabanya ubushobozi bwa za leta zihari. Ejo bundi nuse muri Uganda bafatira icyemezo umucungagereza mukuru, ndavuga inspector babita ngo ni Inspector General of Prisons. Not like that, ariko nibyo, ariko iriya title bamuhaye hariya yo ni yindi, ni prison services, ni commissioner general of prison services witwa byabashayije. Bamuhaye igihano nk'icyo bahaye ba Ngoma bari mu Ngoma, ngo bamuhaye igihano ngo kubera iki? Ngo kubera yuko hariho opposition iravuga yuko abantu bayo bafatwa bagashyirwa mu magereza ngo bagafatwa nabi. So that guy is not a judge. He's not even the arresting authority. Baba muzana ntabwo ari umucamanza, nta nubwo ari uyobora ibikorwa bya polisi bifata abantu bakabazanaho, uwo muri mwe no gucunga igereza y'abantu bamuhaye. So iyo bakoze bate nk'uwo muntu ushinzwe umuntu w'icyubahiro nk'uwo nguwo kandi wowe utabikora iwabo bakabikora muri buriya buryo, no buryo bwo gusuzugura mwebwe yuko bashobora kubakoraho ibyo bashaka. Ukumva umuntu niba umuntu ari mu ishyamba n'urugero, ugafata urengana nawe wundi urenganywa bose kubashyira ahantu hamwe, no kugira ngo bateshe umutwe kandi morale wace intege, no buryo bwo gukora, no kugira ngo baguhakweho bagendere mu nzira ushaka. So rero ibyo ni ibintu kandi abanyafrika cyane cyane bari muri opposition ibyo bakabikomera amashyi, bakavuga ko ibyo bintu ari ibintu byiza, kandi nabejo nibajya muri power, nibajya mu buyobozi, bya bindi bakoreraga wowe mukeba wabo baraza nayo babigukorera. None muhore muri aho kavuyo. None aya matora muri Republika ya Demokarasi ya Kongo urayabona ute? Ninde ubona ushobora kuyegukana nyuma yayo harabiki? No, dukurikije ibyegeranyo byakozwe, Katumbi bari bamuhaye icyegeranyo cyo kuba yabona amajwi 69.2. Umusaza Tshisekedi bari bamuhaye ibice 18 kwijana nibyo yagombaga kuronka. Fayulu ibice 10. Hanyuma wa kane agombaga gukurikiraho ni umusaza witwa Dr. Mukwege, we ari ni 0.9, nta nubwo agera kuri 1%. Abo nibo bita ngo bakomeye abandi bane. None ikibazo cyawe kiravuga ngo ninde ushobora kuyegukana? Nkurikije iyo sondage cyangwa ubushakashatsi, ni ukuvuga ngo wakabaye yegukana ni Katumbi cyapwe. Ariko niba ari uko bimeze, ayegukanye byakunda keretse muri ya gahunda yabo bafite bashaka yuko bari ujyaho kugira ngo ya gahunda bafite ikomeze. Ese namara kujyaho azabakorera ibyo bashaka? Icyo nicyo kibazo. Ibyo bashaka azashobora kubikora? Ese nashaka gukora ibyo bashaka azakomeza kuba inshuti y'abaturage?
icyo ni ikibazo kiri ko bariya abantu ntabwo kubanezeza bikunda, kuko kubanezeza kwabo ni uko uba uteye umugongo abaturage, n'ubu ukiri kumwe nabo, igihe cyabo baguhaye kikarangira ntacyo ukoze, igihugu cyarushaho kugwa mu manga no kuba kibi nk'ibyo Tshisekedi akora. Ariko birashoboka ko Tshisekedi, jyewe uko ntekereza cyane cyane ni uko akiri muri ya gahunda, akikomeje, agifite ibyo ashaka agomba gukora kandi ari byo bashaka, cyane cyane byo gukomeza imvururu n'intambara mu karere. Ibyo ngibyo byo arabifite kandi nibyo bashaka, ntabwo bashaka amahoro, ahubwo barabikorera abantu badafite ubwenge kandi batiteguye kumva, haba ku rwego rwa Kongo nk'igihugu ndetse no ku rwego rw'akarere kose no ku rwego rw'umugabane wa Afurika twese, kuko si no ku mugabane, ni ku isi yose, kuko isi ibintu bayikorera uburyo bwo kureba umwanzi wacu ngo tumwayidentifayinge ntidushobora kubikora. Niyo dushatse kubikora uburyo ntibuhari, niyo dushatse kubyamamaza itangazamakuru ni iryabo, nta kuntu rero washobora icyo ukora. Cyakora iyo dushyize amahirwe twari icyo tuvuga, hariho wenda igitambuka abantu bakaba bakumva. So rero nkaba ntekereza ko ni muri ubwo buryo nibwira ko amatora icyo azavamo ntacyo, gusa nyuma y'amatora icyo nzi kigomba kuhaba ni uko hagomba kuba akaduruvayo. Akaduruvayo rero kazabaho, ni nabwo muri ya gahunda yo bakora bashaka kugira ngo kuri ya ntego yabo ya 9 muri za ntego 21, intego ya 11 ya 11 yabo hari icyo ishaka kukubwira bari mu isi. Icyo ishaka kubwira bari mu isi ni iki? Ni uko ibyago bigomba kubaho, cyo bita chaos, crisis zigomba kuba kuremwa ari nyinshi. Noneho uko zibaye nyinshi, abenegihugu, abaturage b'ibihugu bakabura uko babyifatamo, bikarenga ubushobozi bwabo n'uburyo, ngo barangiza hakabaho icyo bita apathy, ni ukuvuga guhebera urwaje. Bose bakumva yuko bacitse intege, babaye demoralized, bagahebera urwaje. No ba nyir'ubwite babandi babikoze bakaba babwira bati noneho ubwo mumaze kunoga nta kindi, mukora ibi mugendere hariya icyo tubashakaho. Nguko ibyo byo bashaka gukora isi yose, na Kongo irimo n'ahandi. Natwe barabidukoze, uba mu Rwanda barazanye genocide bakica abantu bangana kuriya bagashira. Ntabwo igihugu cyagomba kongera guhagarara batabanje kuza, none bakazana gahunda yabo kugira ngo ikurikirwe, igihugu cyongere gihagarare kibeho. So byose rero biterwa n'uko umuntu ahubwo abyifatamo, ukareba naho isi. Icyo twabwira abantu bose nuko isi iri mu mage. Abayobozi benshi bagifite ubwenge mu mutwe muri Afurika bavuga ku bikorere y'abari abantu, bakayigaragaza uburyo ari mibi. Ariko se ni abantu nkatwe? No, ntabwo ari abantu nkatwe, ahubwo ni abantu bakoreshwa n'izindi mbaraga ziri hejuru y'ububasha bwabo. Niyo mpamvu tuvuga dukurikije ibisezerano ry'Imana yuko Bibiliya ariyo ivuga yuko Yesu wenyine niwe uzaza akazana amahoro ku isi. Mu magambo dusanga muri Daniel igice cya 2 kuri uyu murongo wa 24 tuhasanga amagambo katari umurongo wa 44 ngo nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Ubwo nibwo bwami bw'Imana mvuga buzasimbura ubwami buriho ubu ngubu burimo butesha abantu umutwe, twese hamwe bukaba butubuze epfo na ruguru. Icyo navuga ku byerekeye ibyo byose biriho ku isi, harimo n'aya matora yose n'ibindi byose abantu bakora. Pastor, hanyuma nari ndimo ndeba mu kanya ibijyanye na Perezida Tshisekedi. Uyu Tshisekedi naramuka yemerewe cyangwa se atowe cyangwa ashyizweho uburyo bwose bwakoreshwa, uyu ni umuntu waje ute muri politike? Ni umuntu wateguwe? Ni umuntu ufite umugambi runaka agamije? Tshisekedi ntabwo yigeze muri kamere ye ategurwa abo munyapolitike.
yari umuntu wabaga mu Burayi. Hari abamuvuga kwisha, abamuzi ibyo simuzi, nabyo bamuvuga ari byo simbizi, yuko yiberaga mu Burayi yari bouncer. Ya bouncer ni babandi abantu baba mu kabari cyangwa mu tubyiniro, bashobora kuba bacunga umutekano, bakaba barwanya umuntu wese wabinjirira. Hari n'abandi bavuga yuko ngo yari n'umutaximeni, ibintu nk'ibyo. Ibyo si n'ikibazo, nta kazi rwose yagakora, ariko kuza ngo abe umuyobozi w'abantu, ibyo ngibyo nacyo ni ikindi kibazo. Adafite background yo kuba ari politician, nubwo se ari umunyapolitiki ukomeye nk'uko babivuga, ariko we ntabwo yigeze aba mu birenge mu ishyaka rya se ngo abe ari activist mu gihe cya se. Yabaga mu Burayi, ndetse hari n'abavuga ko atigeze yiga n'amashuri yaho ngo anayarangize. Rero bahita bamuzana uwo mwanya akaza, na se sinzi yuko yigeze atumiza kongere y'ishyaka, noneho ngo bamutore ariyobore, noneho abo umukandida ari uko yaritorewe. Ibyo ntabwo mbizi, hari ababizi baza kubitubwira, ariko yaje ari umuntu uri unknown, uzwi gusa ku izina rya se ko ari umunyapolitiki ukomeye, ishyaka ngo rya EDPS. So now noneho rero aje uko yaje ku buryo bwa hubu, kandi aza afite imbaraga zimuri inyuma, ku buryo nubwo atatsinze amatora byahise akora alliance na Kabila. Kabila nawe yari asanzwe ahari, kandi Kabila yari asanzwe afite connection n'abari abantu none bategeka isi, kuko nabo bamushyizeho se amaze kwicwa nabo, noneho bamaze kumushyiraho ahera ko agira ati atwara mu cyimbo cya se Kabila. Ndavuga Kabila igihe kigeze baragerageje ko yamaze imyaka myinshi ategeka, buke batangira bashyiraho za manda ebyiri arazirangiza, basanga nta kindi bakora, biba ngombwa ko bamubwira kujya ku ruhande. Ariko niyo mpamvu njya mvuga nti iyo bagiye cyabo kigeze wo kugusimbura bahari, niyo mpamvu ntavuga ngo 100% Tshisekedi agomba kujyaho, ariko nkurikije gahunda afite n'ukuntu akora n'ukuntu yitwara, ni rushenya arashaka gusenya ibintu bipfe n'akarere kajye mu ntambara. Niyo mpamvu abantu bose bavuga ko gutera u Rwanda, Kenya yamuvuga agavuga ngo yirukanye ambasade, Uganda yavuga ngo ibyo ntabwo mbyumva, akumugaragaro gashaka hamagara abantu tuvuge abarundi nk'uko arabahamagaye, baraje bagiye ku ruhande rwe, bazanye intambara, kandi bari muri East African Community. Uyobora Burundi niwe chairman wa East African Community, bagenzi be akorana nabo abatabye mu nama, gahunda bari bafashe hamwe arayanze, bayivuyemo, yije mu yandi masezerano yihariye ya Tshisekedi, kandi ayo masezerano agiyemo atari buzane amahoro. So I don't know, sinzi impamvu abantu batabyumva. Amasezerano ayabangikana, hari amasezerano y'amahoro, hari n'amasezerano yandi ku ruhande, kandi ayo masezerano nagongana na yandi cyari kigamije ntabwo gishobora kugerwaho. Ari byo byabayeho. Umuntu warebye general uyobora ingabo agatangira kumubwira ngo ntagende, ngo agomba kumva ngo ibyo abakongomani bavuga, muri make ibyo avuga. None se ibyo avuga ni ikintu kujya kurwanya M23. None se abuze ubwenge bushobora kumva yuko amasezerano yanditse, none se ntiyasoma ngo yumve icyo bashinzwe gukora. Kwari ukuza se kuza kurwanya ingabo, bigeze babimwemerera ngo bavuge ngo bari abantu baje kurwanya ziriya ngabo. Iyo baza kurwana ziriya ngabo ntabwo baba baragize separate zones. Zone urazumva, buri muntu akagira akarere ke. Bose bajya kurwanira buri muntu mu turere twe. Iriya demarcations, biriya bintu byo kugabana uturere kwari ukugira ngo barinde amahoro muri icyo gice. Noneho kugira ngo ya process, ya gahunda y'amahoro ishobore kubaho. Ubwo rero ko byaragenze ukundi ni ikibazo nta kumva, ariko se uko adafite ubwenge bubyumva, ahubwo bashebuje bamubwira n'icyo agomba gukora. Niyo mpamvu ntacyo yitayeho. Ashobora kubwira Kenya uko ashatse, ashobora kubwira u Rwanda uko rushatse akatukana, ashobora kubwira n'abanyekongo ubwabo n'abariya bakatubera batuka ngo n'abanyamahanga ngo ni ibiki, kandi we aravuga intambara. Nubwo yarwana kumva nabwo ntabwo yari yashirirwa intambara, aracyayitekereza, kuko we ntacyahomba igihugu cyagujya mu nama, kuko nka buriya igihugu gishobora kuba gifite imyenda, kandi nabo bariya nicyo bashaka kumuguriza imyenda, noneho ya myenda yamara kuba myinshi bakamenya ngo iyo myenda ntabwo bariya abantu bazayivamo uko byagenda kose. Icyo nacyo nicyo kimwe mu bintu baba bashaka. Icya kabiri ni ugutuma abantu bapfa cyane. Icya gatatu ni uko umwiryane uzava mu nzangano bahimbye hariya, bitazatuma bariya abantu mbese bashobora kubaho, kandi bagashira nta umenya ababica, kuko Satani yaje kwica no kurimbura. Bariya nabo abantu mu gihugu bazashira bapfe, abene gihugu batazi kibica. Naje gusoma icyegeranyo cy'umuntu witwaga Bertrand Aristide wahoze ayobora Haiti. Abanyamerika n'Abafaransa nibo bamugambaniye,
ahirikwa ku butegetsi arangije ahungira muri Amerika ajya kubayo. Nta gasuzuguro gakomeye. Abantu bakugambanira bakwanga niho kandi uhungira ugagira ugasubira. Urumva neza niko badukora rero, ukongera ukaza ukicara hariya bakumenya yuko uri igipupe cyabo. You have lost everything. Iwanyu mu gihugu cy'iwanyu ntibakuzi, abaturage bakagukuze ntubabayemo ko nabo babayemo niho wabaho, bikarangira ari uko bigenze uko isi bayitegeka. Niyo mpamvu twebwe aho guhanga amaso no kurakarira abantu ngo bari n'abanyekongo bari n'abaki barundi banyaru tugapfa ubusa, tumenye ngo dufite umwanzi umwe. Ikibazo abito ngo naba intellectuel bacu batuyobora ntabwo iyo vision cyangwa ubwo bumenyi babufite. Niyo mpamvu uzajya kureba bano bayobozi abito ngo n'abanyapolitike bacu abari muri exile, no kuvuga bari mu buhungiro n'abandi bose, uburyo bakora banalizing ibintu biragusetsa. Ushobora kwanalizing ibintu ukibagirwa kwangirika kw'inyoko muntu turimo. Tuvuge nubwo ari ngo runaka ari ku ngoma niwe tureba. Ese ntabwo mureba uko inyoko abantu ku buryo bangiritse, abantu bageze no kuri kuryana, abandi bahagazeho kubera no kuvuga ngo bagize chance uwashaka kwica yakongera kwica, uwiba yakongera akagira nabi. Mukibaza ese mwe nimugaruka muramutse muje mukajya ku ngoma mwasanga iki? Ese ibintu mwabitunganya mute? Usibye gusa kwicara hariya bakavuga gusa amagambo bagashira ivuga. Nijya nibaza jewe nshaka kugira ngo ahubwo abantu batubwire program. Ikibazo kirahari ni iki? Ikibazo bucyo ikihari ntabwo ari cyo bavuga. Bavuga ibibazo bidahari. Bibasira umuntu runaka kandi umuntu n'umuntu agira amakosa ye cyangwa agira ibyaha bye. Naho nkavuga ngo ikibazo nyamukuru gihari ni iki? Twebwe iyo turi Imana ireba abantu bari mu isi, ireba abantu. Ikibazo kirebera mu bantu, ikibazo Imana kirebera muri Satani. Niyo mpamvu Imana yayohereje umwana wayo Yesu Kristo ngo aze mu isi kubera urukundo rw'Imana, yitangire ikibazo cyari cyazanywe na Satani mu muntu ari cyo cyaha. Noneho wa muntu abone kuba muzima. Ntabwo ushobora kuzana ikintu ibintu biraba hano muri kano kare. Nahoze numva baje bafata umwana hariyo muri za Bweyeye hano hafi n'u Rwanda. Ubwo Bweyeye ni Rusizi? Hafi no mu Rusizi ariko side ya Kongo. Babita ngo ni Rusizi Plains Rusizi aho ngaho. Bateye umuryango umuntu w'umunyamurenge mukecuru, umwana we baramurasa baramwica. Umugore uko yanganaga simpuze, umwana yari muto nibeho no yaronyana, umugore wenda ugikomeye, umugore baramutwara kandi baranje basiga amazina yabo ngo abashakiye ko babihinduye business, kuza gufata umuntu bakamujyana mugatanga amafaranga yo kujya kumukurayo. Niyo mpamvu ngo basiga za telefone zabo, kandi telefone za inzego za security zaje cyangwa inzego z'umutekano zahageze ngo nyuma y'igihe kirekire za telefone baziberetse. Ariko se bafite ukuntu bafata bakuru ubwo bushakashatsi, hari n'ubushake bwabikora kugira ngo bajye gushaka abantu babafate. Mama bamutwaye wenda bamugirira nabi, bamuhemukiye mu buryo bwose kandi bamaze kumwicira umwana. Mbwira uwo mutima n'uwo mwuka uhari mu gihugu yuko abantu bazarenga bakaba abantu umuntu yayobora. Umuntu akajya hariya akaguna umunyapolitike ukavuga ngo abantu bafite uwo mutima bamaze kuvuga ngo kuko igihugu cyarapfuye, nta nubwo gishobora kuba cyahemba abantu, nta nubwo gishobora kuba cyakoresha kugira ngo rwa rubyiruko rubone n'ibirutunga cyangwa rubone n'ibyo rukora. Ubu ngubu ikiriho urubyiruko ni ugufata imbunda bakajya gutwara abantu bakabanyaga ibyabo bakabica. Abifite bafite icyo bakora kugira ngo abantu bose bagende babe ingegera. Ubwo rero ni nk'ibyo ejo bundi bishe umuntu w'umumama, umugore w'umwicute w'umucuruzi wari ukomeye muri Goma, baramwica kugira ngo batware udufaranga. Ubwo baramuhemukiye, yikoreraga, yarimwe ateza umuryango we imbere n'igihugu muri rusange mu byo akora, atanga imisoro, akora iki, ariko baramwisha. Abantu bameze batyo niyo bafite imbunda, niyo bafite ijambo. Kiriya gihugu cy'umuntu hazagira ute ku murongo n'abashaka kukimamwo ngo baba bame muri cyo, bazashyira biti ibintu ku murongo, kuko bose uriya avuga ngo u Rwanda. Yewe se uko mvuga nta ruhande niho simvuga ngo ndavugira u Rwanda rufite abaruvugira. Siko bimeze se. Kandi bafite ibyo bavuga, nabo bazi ibyo bavuga. Giye kavuge nanjye ibyunze. Ni ukuvuga ngo Kongo mbere yuko n'u Rwanda rujyayo, iriya mitwe y'abamayimayi ntiyahozeho. Ninde wayishinze? Ninde washinze ibyo bita Pareko? Ninde washinze ibyo bita Kodeko? Uwo ni umutwe w'abarendo. Ninde washinzwe ikitwa Zaire? Uwo ni umutwe w'abahema. Hafi bose biriya byatwirwaneho na Gumino n'ibindi utamenya biri muri za magana.
byashizwe kubera u Rwanda, byashizwe kubera iki? Tubaye tujye ku kibazo baye tukirebe. Igihugu gifite ikihe kibazo muri rusange? Kuko nitumara kureba icyo kintu tukagikurayo, nibwo twashobora kumenya noneho n'umuti wabonerwa. Twasanga umuti udahari tukabyihorera byiteka ryose, tukamenya ngo nibi twihariye Imana, ariko ntitwiyanduze bidashoboka. Ni ikibazo gikomeye cyane. Pastor, none se urabona amaherezo y'ibi bintu by'amatora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biragenda bite nyuma yuko arangiye? Amatora ntahari, ndabikubwiye. Biriya ni umuhango gusa wo gukora amatora, si kuri yakorwa. Amatora agira indorerezi. Kavuge we nkurikije nubwo ntemera iby'amatora, ariko kavuge ko amatora ubundi akorwa mu kinyoma cyayo. Nibura habaho ibyangombwa bikenerwa, habaho umutekano wa polling stations, aho batere ibiro by'itora, ibiro by'itora, habaho impapuro z'itora. Abantu batora bagomba kuba bafite umutekano. Haba hari za registration zizizwe, haba hari imashini zishyiramo amazina zo bazaheraho babara, bakazavana information bavanye mu mashini bakazitwara muri za seriveri za ziri centrale aho bazabarira amatora. Urumva habaho indorerezi mpuzamahanga izabireba. Babonye yuko iza East African Community barazirukanye, Kongo yarazanze. Icya kabiri z'abanyaburayi ba nyiri cyubahiro bategeka isi, ntabwo bo bigeze baza, baranze, banga kubyishyiramo kubera impamvu kuki babyanze. Bo bararebye basanga ibyo nota mu kwibamo, bazi neza ikizakorwa kugira ngo rero babijyamo, kandi ejo bazabarwe yuko nabo babigizemo uruhare kuko ntacyo bavuze cyangwa bakoze. Ntibikunda. Ibyiza nuko babivanamo. Ese wambwira hari akandi kantu ushaka kubaza? Ni iki cyatumye ari amatora adasubikwa? Ko byajyaga gukunda, kuko ibyangombwa byose byari bitarajya ku murongo. Kuki bavuze ngo ntabwo bigomba gusubikwa? Icy'ingenzi si amatora yuko aba amatora, habwo nuko kugira ngo habeho kuvuga ngo icyo twashaka tugezeho, manda irarangiye, hagiye kwishya, kandi iyo nshya ifite gahunda yayo. Uzaba yiyobora azaba yatowe, ari ugomba gukurikira, kuko nubwo yaba rundi atari Tshisekedi ubajyaho yavuga iki, yakora iki, kuko agomba gukora ibijyanye n'ibyo bari yabashaka. Ibyo bashaka ni ibihe? Nakavuyo n'ubundi, kuko biriya byo kwica abantu no gupfa byari bihari. Leta zo na Kabila agihari byari bihari. Kuki atabikijije? Ni ikibazo rero tugomba gutekereza. Impamvu atabikijije nuko n'ubu atarafite ubushobozi. Nta n'undi uzaza ngo abishobore, ahubwo yari perezida uri hari ikintu akora, we no kuba yirira yibereyeho gusa, igihe kikagera akajya mu bye. Ngize yuko Kabila afite ubutunzi bwinshi cyane muri Tanzania. Uri no mu Tanzania afite anamato na hehe, hari nk'umuntu just uhacumbitse, kugera ikigera ngira ngo n'abana be ntibaba hari. Sabona tushobora kuba bafite ahandi ho bibera. Ameze nk'umu ni izeragiye jasereke colonial governor. Aho guverineri bakira abakoroni babaga bahagaze, ba resida babaga hano mu Rwanda n'ababirigi n'abandi nkabo. Nayo niko ameze. Andi niko bimeze ni Most Africa. Nari nkwayo ni nyuma y'amatora urahabona ute? Ndahabona jewe umwijima n'umwiryano ukomeye. Uturutse ku bizakurikira, kuko ubu ngubu hariho ihuriro ryishyize hamwe, AFC. Ririya huriro ntabwo bizameze nk'uko M23 yari imeze. Ni ihuriro zaba rifite imbaraga nyinshi cyane, kuko hari abanyapolitike bajemo, ndetse n'ubuse ko hari za mayimayi nazo zabigiyemo. Nkaba ntekereza yuko aho mayimayi ikaba yakwifatanya na M23 na AFC, kandi barahindutse abazalendo. Abazalendo bamwe hari abaji abifatanyije na M23. Yes, at least in theory, mu buryo bemeranyije yuko bazabi mu buryo bw'amagambo barabifatanyije nabo. Ari nacyo kibazo kimwe bibazo je nibaza. Ese abantu bari indiscipline nkuko wenda bafite n'ibyo bakoze inyuma bakwiriye no guhanirwa, ese ntibazaza no M23 bakayangiriza izina? Icyo ni ikintu kimwe. Ku rundi ruhande nkavuga ngo nanone ku rundi ruhande byayifasha kugira ngo urusheho kugira imbaraga nanone, kuko umwanzi ukomeye si wazalendo, umwanzi ukomeye ni system itegeka igihugu, kandi iyo system ntibandayishobora kuyikuraho. Kuko iyo system ntabwo ari Tshisekedi, ntabwo ari undi,
ni system izana bene nk'abo ngabo kugira ngo bayikorere mu kuzana akavuyo mu gihugu, ariko ntacyo nabikorera. Gusa nk'umuntu as a serious observer abonye ibintu byinshi cyane bya ziriya ngabo zo bagenda bagahuza, bikunda kugira ikiguzi gikomeye cyane, bisaba imbaraga nyinshi cyane, kandi bisaba kuba ufite state power, ufite ubushobozi, uburyo bwo ushobora kubakora ba bantu ukabadisiplininga, ugakuramo bamwe ukabashyira ku ruhande, ugakuramo abandi ukabigisha, ukabashyira mu buryo bwo kubahindura, kuko ntabwo bakiri abantu bari ku rwego rwo kumenyera kuza bagatwara ihene z'abaturage, bagakora ibintu ibyo bashatse bakabitwara ku ngufu, kuko bariya abantu ntibahembwa. Bagenda aho bari bakakora ka leta kabo, bagasoresha, bagashyira ku muhanda aho umuntu anyura bagasora. Barasora se ngo ubundi abantu umuntu asorera leta ngo ikore iki? No kugira ngo ikorere imihanda, ikore n'ibindi, ariko bo basoresha kugira ngo babone ikibatunga, kandi ari inyeshyamba icyo zikora. How can you dismantle those forces cyangwa elements ziri muri society kugira ngo uzihindure, noneho uzishyire mu gihugu, bamenyere ubuzima bwo gukora, kuko ntibiga bariya abantu bose imyaka bamaze muri biriya bintu benshi bajya ari abana, ahubwo abo bariya bitubona abajenerali babona ubusanga ubundi barize, bakaza bakabategeka bakabakoresha ibyo bashatse, kandi bafitanye connection, bafitanye umubano n'abanyapolitike, cyane cyane abadepite bahagarariye izo ntara muri pararoma, bakaba ari nk'abagaragu babo kugira ngo bajye babakorera. Kigaragaza ko tuba twarapfuye. Abamurutse igihugu kitagira umuhanda, ntihagire ishuri, ntihagire ikirere cyose, ariko abantu bakubwira ko banezerewe, ntibagire igitekerezo kivuga ngo ese ahantu tuzahaba dute muri buno buzima. Ni ukuvuga ngo there is no central authority yo gukora, ntabwo hari leta ifite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu ngo bishyire kuri gahunda. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ugasanga abantu bamwe baranabavugira, bamwe ugasanga n'abanyarwanda bari hariya n'abari hirya no hino ku isi, ugasanga bareba ibintu nka biriya, ntibago bareba ikibazo gihari ngo barebe ukuntu cyakemuka, ahubwo ikibazo wenda barareba ibindi bihugu biri hanze ya Kongo nibyo bashyizeho ikibazo, kuko nabyo nubwo ibyo bihugu byavaho cyangwa na leta zibitegeka zikavaho, ntabwo ikibazo cya Kongo cyabonerwa umuti mu buryo bworoshye, ntabwo byakora. Icyo nshaka kugira ngo bumve, ikibazo cya Kongo nta muntu wakibonera, nubwo bavuga bati Kongo u Rwanda baruvanyeho, Burundi baruvanyeho, Uganda ivuyeho na Kenya, kuko ubwo nibyo bahanganye nabyo. Burundi ntabwo bahanganye. Okay, narwo ni element irimo, wenda irabashyigikiye katuvuge. Wenda hari abantu barivuga ngo Burundi bwo burimo nabwo burazana ikibazo reka buvemo. Noneho nubwo bava ko gasigara uko imeze, ntabwo yabaho. Yasaba imbaraga zikomeye cyane. Icyo ni cyo abantu abanyapolitike n'abantu bacu bari hirya no hino ku isi bakabibatekereza. Aho kwirirwa bajya muri za YouTube bavuga utuntu, babeshyana, bazana abantu n'abasesenguzi, barangiza bakajya ku Rwanda rukaba ruhinduka igitaramo, bakarangiza ntacyo bavuze. The question is not that. Nubwo u Rwanda ngiye nkubwire, kuko umwanzi wa Kongo ni umwanzi w'abantu bose, n'umwanzi w'abanyafrika n'abantu batuye isi bose. Afite icyo ashaka, kandi icyo kintu icyo ashaka agomba kukigeraho akoresheje uburyo bwose bushoboka, kandi uwo nguwo nta kizamukuru kiretse Kristo, niko bibiri tubwiye. Nese Pastor, ayo matora uvuga n'izo mvururu ziri gukurikira amatora zirava kuri M23, zirava ku kuba M23 na FARDC n'undi agahenge kazaba karangiye, zirava ni ukuvuga ngo leta ijya iri bukurikireho mu mategeko, irabifite icyo bita fresh mandate, uburyo bushya noneho itowe n'abaturage, ifite ijambo no gufata ibyemezo. Ishobora kuvuga ngo twe tugamije intambara, abadepite barimo baratorwa, abo badepite batorwa nibo bazavuga ngo twe tugamije intambara ku gihugu runaka. Nubwo baba batavuga ko igihugu bazagitsinda, ariko nibura bazanye akaduruvayo. Noneho niba ako kaduruvayo kazahura n'ikibazo, iyo kibazo se ni iki? Ni ya force yindi nakubwiye iriya yakoze yifatanyije na M23. Ntabwo nabigiyemo cyane ngo bisobanurira, aho uzavuga yuko cyane cyane nibaze kuri cya gice kivuga ngo M23 se nibamara kujyaho, ese bari abantu bafite discipline, ibyo bakoze bahita bahinduka abantu bazima ngo nuko bifatanyije na M23, cyangwa izina rya M23 baryangiza. Ahubwo nayo kwatinda nari nahavuze. Aho ngiye nkavuga ngo bariya abantu
bariya abantu ba AFC nibagende nabo ubwabo iyo leta bagomba kuyirwanya kuzaza icyo nzi ntabwo ushobora kwemera yuko bagira imishyikirano byashoboka biteze ntabwo byakunda dufite ingero nyinshi ntakwirwanyemo ntabwo rero haba amahoro n'ubundi kandi leta izabivuga yuko leta ivuye mu matora yemewe ifite uburenganzira bwo kurinda igihugu n'imbibi zacyo ko ryo baba bavuga kandi icyo gihugu bavuga ntikibaho abantekereza rero yuko nyuma y'amatora nta kintu don't expect anything good uko baza ko aya matora bashaka ngo azabe amatora nyamatora baba je numva yuko bajya kubaza bakayigizayo bagashyira ibintu ku murongo neza bakareba uko bimeze kuko abantu bose baravuga yuko biteye na kaduruvayo na kajagari bakareba nuko bizakorwa reba nk'abo ngabo ibyo bivuze baje bagatera bagatwika ni ikibazo gikomeye cyane ubwo n'ahandi nta mutekano uhari kandi aho ngaho uvuze bakoze naho abantu babonye wenda makuru yageze hari n'ahandi wenda baje bagatera uruzinga abantu bakiruka uraza kubwiriza kubera muri za Katanga aho ntuza uriya Fayiro ahashyiye no Katumbi ho bamushyigikiye cyane ukuntu biza kumera na hano kwa Mukwege ni umushinyira hano za Bukavu wenda bene wabo niba bazamutora simbizi harimo utubazo twinshi cyane ahantu za Kinshasa zaki aho ngaho uzumva ariko hameze neza uko niho na za Kasayigira ngo na Kananga niho hari abantu bashyigikiye Tshisekedi benshi ko ari iwabo ariko bishobora kuzaranirana ikindi hari indi mitwe igenda ivuka mu burengerazuba no mu majyepfo ya ntuza ya Kongo muri za Katanga hari n'imitwe yindi itari mu Vetura n'abandi igenda ivuka irwanya ubutegetsi aba nibwira yuko rero ari ikibazo kizakomera cyane kandi kizatera ikibazo ya pastor ntitwasoreza ntitwasoza ntacyo reka ngushimire cyane nshimira abari badukurikiye ariko tunifuriza amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kugira amatora meza arakoze kadushima Imana tunabasengere Mana yacubura byose ukora ibikomeye ukora ibitangaza uri Imana ikora ibikomeye tukwingingiye kugira ngo abacu bari muri Kongo n'abantu kandi Kongo kwangirika kw'akarere natwe turimo turasabira yuko wakora kuko ni wowe urogoye imigambi y'icakura kugira ngo mwami wanjye ibyawe by'ukuri bibeho kubw'ineza yacu n'abaturage b'aka karere cyo twifuza ni amahoro cyane cyane twebwe bafite inshingano zo kuvuga ubutumwa bwiza ubu butumwa tubwamamarize mu mahoro kuko nta bakumva ubutumwa bwiza baburaye cyangwa se bishwe cyangwa se bari mu biriyo byabo ko bapfushije inshuti n'abavandimwe emera rero kutwumva utugire neza mwami tubyamarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu amen iyo habaye ibiganiro kibanza murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare